Muraho neza ikaze ku muyoboro mugari wa Early Scholars. Amahirwe adasanzwe, ni gake ushobora kubona amahirwe y'akazi nk'aya ngaya kari gutangwa na Educate. Educate hakenewe abantu benshi. Icyo usabwa wowe ukibona iyi video ni ukwicara ugatera agatebe tukagendana akantu gukanda. Application process yo nuyigereho ikibazo nk'ibisanzwe, ndabereka uko wakwikorera application yawe intambwe ku ntambwe ikagenda neza kugeza ukoze submit. Ibi icyo bigufasha niki? Bigufasha kuba amahirwe yawe yo kuba application yawe yaba selected yiyongera akagera ku yindi level, kubera yuko steps tubereka ni steps ziba zitaweho akantu ku kandi. Hari umuntu uri kwibaza tese iyo aka kazu gahawe ukora iki? Field Innovation Officer. Aka kazi ndabasobanurira muri details ndetse na benefits ushobora guhabwa bitewe nuko uri muri aka kazi. Ikintu cya mbere tugiye kureba no kwibaza ngo ese Educate ni bantu ki, bakora iki? Muri Afrika Educate ikorera mu bihugu bitandukanye nkuko tugiye kubirebera hamwe muri iyi video. Hano ni gutangira bavuga ati Afrika nuko izwiho kigiye ifite abantu b'urubyiruko benshi. Mu mwaka wa 2025 bazaba barushijeho kuba bafite inshingano zitandukanye, nkuko iyi Educate izaba iri kugenda ifungura opportunities zitandukanye ku bantu b'urubyiruko. Igiye gufasha rero mu kugenda ifasha mu mashuri atandukanye y'urubyiruko, ndetse nkuko muri kubona hano izafasha cyane mu kwibanda ku kwita ku bana b'abakobwa ndetse n'urubyiruko rw'abakobwa bakiri bato bo mu byaro basigajwe inyuma mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi urubyiruko rurenga 500,000 ni bamwe mu bagize uruhare rutandukanye mu kwita kuri urwo rubyiruko mu bintu bijyanye na education. So icyo ndabasobanurira ni responsibility zitandukanye bagiye bakora, ariko abo bose bagiye bakorera mu bihugu bitandukanye harimo Uganda, Rwanda, Kenya ndetse na Tanzania. No kuvuga ngo iyi Educate ni imwe muri organization niko nabyita zatanze opportunity nyinshi zitanga akazi ku rubyiruko muri East Africa nkuko muri kubibona ahangaha. So rero nkuko mubibona ifite staff nini, ifite banyura muri Educate nkuko muri kubyibona. Natinze rero ikintu ngiye kubakorera no kubagaidinga ku bintu bijyanye na application nyuma yo mugiye kumenya benefits ndetse n'ibyo gukora muri aka kazi. Rwanga aka kazi ikintu gukora, izi ni zimwe mu nshingano zitandukanye gukora, ariko mbere yuko ngera ku nshingano ku muntu uri kwibaza tese biri gusaba umuntu wize iki, ntago bigeze bari kugendera ngo kuba ufite degree ni, ahubwo skills ufite kugeza ubu ngubu ziba zafasha muri education. Nta kibazo urakora application nkuko ngiye kubibereka. Icyo usabwa ni ukomeza ugakurikira akantu kandi ku muntu umaze kuba yamenya iyi position. Ni kuvuga ngo cyangwa se yemere gukora abakora ibijyanye n'iki. Ni kuvuga ngo abakora ikintu cya mbere, inshingano ya mbere, digital platform testing and user experience optimization. Hano kuri iyi digital platform testing harimo kuba ya supporting deputy manager and policy and learning design, ndetse agakora na implementation mu gutestinga ibintu bijyanye no gucollectinga data. Hano ku bantu bagiye bareba position zitandukanye nigeze kubasharinga mu bushize ku kintu kijyanye na data collection. Hano digital platform, hano uzi gukoresha telefone yawe neza birafasha cyane. Ndizera abenshi mudukurikirana muri bamwe mu bantu bazi gukoresha smartphone zanyu neza, ku buryo bashobora kukubwira tools Instagram, ubwo bashobora kukubwira application wifashisha. Ku bantu mukeneye nanone kumenya ikindi kintu ushobora gukora ni data collection na learning analytics management. Ni ukuvuga ngo bashobora kugutuma gukusanya amakuru runaka agendanye n'imibereho y'abana runaka
b'abakobwa bato ahantu mu cyaro, yenda akakubwira ati genda ukorogitinge data umenye se babayeho gute, se nizihe needs, kugira ngo babone aho bahera bagira support runaka baprovidinga kuri urwo rubyiruko. So ubwo ndizera nakomeje gutinda kuri kubyo wakora, harimo n'izindi nshingano murazibona. Impamvu ndi kubitindaho nuko ndaza kubahereza link muri video description, namwe mukaza kugera kuri iyi platform muri kwa applyinga nkuko ngiye kubibereka. So kuri benefits noneho hano nukuvuga ngo ubundi nuko nababwiye ni position job iri gutangwa mu Rwanda. Hanyuma ikintu umuntu wahaye job ahabwa nuko ahabwa ubumenyi bumufasha ndetse bwamufungurira amarembo mu zindi opportunities, ariko hakaba hari na competitive salary based on experience. Nuvuga ngo umuntu ufite experience we azajya, nuvuga ngo salary byo bizajya byendana na experience ufite. Niba ufite experience nyinshi uzajya uhabwa salary iri hejuru, nyine ni ibintu byumvikana ahangaha. Hanyuma ikindi ni hybrid work, nukuvuga ngo ushobora gukorera ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo akazi kagende neza. Nyine bishobora guterwa n'uburyo kapanzwe. Ushobora gukora wagiye kuri field, ushobora no kuba uri gukora online bitewe n'uburyo buhari. Ikindi kintu bakumenyera ahangaha, bakumenyera amafaranga y'ibintu bigendanye n'ubuzima, bakakumenyera laptop y'akazi, baguhereza imashini yo gukoresha mu kazi, ndetse bakaguhereza internet n'amafaranga y'amayinite yo guhamagara. Ikindi nyine nababwiye bigufungurira amarembo y'izindi opportunities zitandukanye. Hanyuma kugira ngo application ikorwe neza, ikintu wamenya nuko application loading based, ndetse cyangwa se niba ufite device ku ruhande tugendane muri application process akantu ku kandi, kuko amahirwe nagucika wihutiye, usabwe kwihutira kubikora hakiri kare kuko vuba ahangaha iraba iri closed. Mbere ko dutangira application process step by step, niba uri mushya ku rubuga rwacu akaba ari ubwa mbere ubonye channel yacu, ukaba utakanda subscribe kugira ngo ube wiyandikishije mu bantu bazajya bakira amakuru yacu y'ingenzi. Nawe wayikanze kanda kuri like, hanyuma tugendane. Ikibazo cyacu cyose ni muri comment nk'ibisanzwe. Hanyuma application process, iyi link ndaza kubahereza ukifungura uraza kureba byose byose nabanyuremo biri hejuru. Hanyuma ujye hasi ku musozo uraza kubona ahanditse apply for this job. Numara kuhagera uraza kwandikamo amazina yawe neza, first name, last name, email, phone, ndetse naho uherereye. Ukimara gushyiramo details zawe uraza kwituza ujye kuri resume cyangwa se CV. Resume nayo ugomba kuba wayitondeye mu gukora resume ya nkuko muri feedback z'abantu bushize na sharing the template around haye template CV ibafasha mu creating. So muri kubona ko abantu bagiye bitabira template ya nari nabahereje bagiye bayifashisha ikabafasha mu gukora CV neza. Niba nawe udafite CV imeze neza, reka nkuhe guidance ntoya ku bijyanye na CV. Hari video iheruka nakoze muri videos zatambutse, navuze ku kintu kijyanye na CV. Ushobora kugenda ukayirebamo, hanyuma ukafata link irimo, hanyuma ikagufasha gukora CV neza. Ariko ndaza no kubahereza link mu yindi template ku bantu babishaka. Uramutse ukeneye template ushobora kujya muri comment section ukandikamo CV template, hanyuma nanjye ngusubiza muhereza link igufasha kubona iyo CV template, ubundi uyikore neza. Even na cover letter ninabahaye example, ninabahaye sample yayo. Ubwo ukenera kimwe muri ibi arajyamo CV template cyangwa se andikemo cover letter, leta menya icyo ashatse kuvuga, muhereze link iramufasha kuyaccessinga. Hanyuma iyo umaze kugera ahangaha bakojeje ngo educate wayumvishe hehe, urahita muri yumvishe kuri company website, LinkedIn, job board cyangwa se social media. Ubwo ushobora guhitamo social media nimba uri kuyikurikirana, ukaba yumvishe kuri muyoboro ngari wa Early Scholars. What is exciting to you about working at Educate? About this role specifically?
hano ni ikibazo kiri mu buryo bwa essay form. Ikibazo rero kugisubiza ni ukuvuga ngo ugomba kucyitondera. Ahangaha uravuga impamvu nyine wishimiye kuba wakorera Educate. So hano hari ibyo ngiye nasubije nawe urakoraho, urasaba gusoma neza Educate ibyikora, hanyuma ni wumva ubyishimiye uravuga impamvu nyine uri excited sanse wishimiye kuba wahitamo kuba wakoramo iyi application. Hano hari ikindi kibazo ariko cyo kiri optional. Kirabaza ngo are you comfortable sharing your current monthly gross salary in your currency? Ni ukuvuga ngo hano niba rusanzwe ufite akazi ariko ibi biri optional ndetse na confidential. Niba rusanzwe ufite akazi ukaba wahembwaga amafaranga runaka ushobora kusharinga salary wakiraga monthly nyine. Ikindi hano naho hari itegeko, ugomba kuvuga confidential and expected gross monthly salary. Ahangaha kugira ngo asubize nyine bisaba ko ukora ka research gato ukamenya ngo ese ubundi abantu ukora muri izi job position baba bahembwa muri salary range imeze gute, cyangwa se ushobora no kuvuga ati bigendewe kuri range y'amafaranga nuza Educate itanga, njyewe niteguye kuba nagirana ibiganiro namwe. Nyine ubwo ugisubiza mu buryo bwiza kandi bwumvikana ku buryo nyine wumva ko ari igisubizo cyiza. Tugeze kuri part ya voluntary self identification. No kuvuga ngo iyi part ni ubushake bw'umuntu kuyisubiza. Iyi part ntabwo yigendanye, nta kintu na kimwe iraza gufasha kuri selection process, gusa uba yujuje byaba ari byo byiza cyane. Kuko nta bintu binagoyemo, kandi ikindi ntabwo ibintu byinshi ku buryo bigoye kubisubiza. Ikintu ukwiye kwihutira gukora no guhita usubiza nyine gender yawe ukayisobanura, hanyuma ukavuga are you Hispanic or Latino. Hano no kuvuga ngo ikintu uvuga niba baje gutya urahita uvuga no, kubera ko ntago uri muri izo ethnic cyangwa se Hispanic, abavuga Spanish ndetse n'abavuga Ikilatini, kubera ko uri mu Rwanda kandi job iri kubarizwa mu Rwanda, hariya ushyiraho no. Hanyuma no please identify your race, bari koza niba uri umunyaziya American, ushobora gushyiraho black or African American, cyangwa se ukavuga decline to self identify, nabyo nta kintu byatwara, nta kibazo. Hano veteran status ni ku muntu wakoze mu ngabo z'u Rwanda cyangwa se nyine ufite status itandukanye, akavuga ati bimeze gute, ariko iki kibazo uyu utashaka kugisubiza ashyiraho don't wish to answer, hanyuma ugakomeza, kuko iyo nta na kimwe muri ibyo ni kushyiraho. Disability status, iyo nta disability ufite ushyiraho no I don't have a disability. Nta nimwe yabona wari unafite past nabwo ukabishyiraho, akihari urabishyiraho. Then wamara kubisoza neza ugacheckinga box. By checking this box uraba wemeye ko amakuru yawe azabikwa neza, agakoreshwa icyo yagenewe cyo gukora selection y'abashaka guhabwa akazi gusa. By checking nanone ahangaha uraba wemeye ko bashobora kwifashisha amakuru yawe kugira ngo babe bagirute bagufasha kubona opportunities zitandukanye zizagenda zigirute ziboneka, bakaba baguhereza nk'ubutumwa kuri mail yawe haramutse abonetse indi opportunity. Ni ukuvuga ngo ukimara kubisoza neza, hano hari button ya submit application, ugomba guhita uyikirikaho, ubundi application yawe birarangiye. Niba hari ikibazo utasobanukiwe muri application, cyangwa se niba uri kwigerageza application ukagira ikibazo uhura nacyo muri application yawe, nabwo wemerewe kuza hano muri video ukajya muri comment section ukandika ikibazo, ndagufasha, ndaza kuguha support ukeneye yose kugira ngo application nawe igende neza. Mwese ndabashimiye, wowe wafashe umwanya ukareba video, turi kumwe
no mu zindi opportunities zigiye zitandukanye zigenda ziboneka, yaba ari job ndetse na internships n'izindi programs z'ingenzi cyane. Ciao ciao.